Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakaraba intoki mbere y'uko ujya mu gikoni. Ugomba gukaraba intoki, uraza ukamanza ugashyira amazi ku ntoki gakeya, warangiza ugashyiraho isabune ugakuba mu biganza, wamara gukuba mu biganza ugakuba n'inyuma, ugakuba neza n'inyuma, ugakaraba neza, ugakuba imitwe y'intoki, imitwe y'intoki neza ukayikuba kugira ngo umwanda wose uveho. Warangiza ukinyuguza neza, ikindi ugomba kuba ufite inzara ngufiya. Inzara zawe zigomba kuba ari ngufi kugira ngo hatagira imyanda yihishamo. Hanyuma kuri izi robine zitari otomatike, fata igipapuro ukihanagura, wamara kwihanagura akaba ari cyo ufungisha. Wamara kugifungisha ukanagihanaguza kuri robine, ugakora agasuku neza kuri robine. Kirazira gusiga aho ukarabiye hari umwanda, urahanagura neza, warangiza ugakandagira kuri puberi ugatereramo. Murakoze cyane. Rero ni gutya tugomba kujya dukaraba intoki, ukagira intoki zifite isuku kandi zimeze neza mbere y'uko utangira akazi. Wakoresha nanone indi hand washing basin cyangwa se lavabo. Lavabo ziba zitandukanye. Iyi ngiyi ni ugushyiraho ivi utiriwe ukoraho, hanyuma warangiza ugafata agasabune ugakaraba. Biterwa n'ahantu uzaba ukora, ushobora kuba ukora mu rugo, ukora akazi ko mu rugo, wakoresha kuri iyi lavabo twabanje. Hanyuma ushobora kuba ukora nanone akazi ko mu rugo ahantu bafite lavabo nk'iyi ngiyi, ushyiraho ivi gusa utiriwe ukoraho. Iyi ngiyi niyo yoroshya isuku. Hanyuma ugakaraba mu nzara ukajya ukoramo, mu nzara ukajya ukoramo ugakuramo imyanda irimo, ugakaraba neza, ugakuba ku nzara, ugakuba ku mitwe y'intoki, ugakuba hano inyuma neza. Ni byiza cyane ko mu gihe ugiye guteka, waba uvuye mu rugo, waba wari uvuye kuri tuwarete, waba umaze gukora ku nyamaswa, umaze gukora ku mwanda, umaze guhanagura umwana, umaze kwikoraho ku isura, umaze gukora kuri telefone. Telefone igira umwanda mwinshi cyane, niyo mpamvu telefone, igihe uzaba umaze gukora kuri telefone cyose uzakaraba. Waba wikoze mu musatsi, waba wikoze mu mutwe, waba wikoze mu maso, uvuye kuri tuwarete gukora ibyoroshye cyangwa ibikomeye, ubwo ndavuga kwituma cyangwa kwihagarika, igihe cyose umaze gukora kuri ibyo bintu uzakaraba intoki. Cyangwa se igihe wari uri gukata inyama ukaba ugiye guhindura ugakata imboga cyangwa imbuto, igihe wari uri gukora akazi runaka ukaba ugiye guhindura, uzibuke gukaraba intoki neza n'isabune. Ugiye gukaraba intoki neza n'iki? N'isabune. Hanyuma icyiza cy'iyi lavabo rero iyo umaze gukaraba ni ugukozaho ivi gusa. Nta hantu uko wabona amazi abaye make, kongera ugakozaho ivi, ubundi ukaba urakarabye, intoki zawe zikaba zirakeye. Urabona intoki zikeye? Inzara zigomba kuba
ari ngufiya. Murakoze cyane rero, turabashimiye kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda. Mukore subscribe ku batarayikora, kandi namwe muhageze ari ubwa mbere, mwandike muri comment muvuge ibyo mwifuza ko twajya tubagezaho. Imana ibahe umugisha.